Yes, nongeye kukwifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza mu byo urimo ndetse naho uri. Mbanze nsuhuze abanyarwanda bari mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Nsuhuze n'abadukurikira bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, Amerika, Aziya, Uburayi ndetse na Afurika yose. Nguhaye ikaze rero, ni Nyashya wa Nyashya wa Rushyashya, nagushakira ibishya muri muzika, muri comedy ndetse no muri sinema. Ndagusaba kubanza gukora subscribe ku Cyogajuru TV kugira ngo tujye turushaho kubana neza cyane mu bikorwa byacu bya buri munsi, bya ibiganiro ndetse n'amafilimi tugenda tubagezaho. Uyu munsi rero nkuko mubibona kuri kamera yacu dufite umutumirwa, dufite umukobwa mwiza cyane, asa neza, muramubona. Abantu benshi bafite amatsiko yo kumenya ngo ese ninde, yitwa nde, aturuka he, akora iki. Ya wowe ntukura amaso kuri ekara yawe cyangwa se kuri telefone yawe udukurikiye kuri YouTube channel yacu, ibintu byinshi uragenda ubisobanukirwa ndetse bikugeraho neza 100%. Uyu mwaka rero no kubaha ibintu byinshi kandi byiza. Reka dutangire tuguha ikaze, wibwire abakunzi b'Icyogajuru TV ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Nitwa Muhawenimana Lisa. Aje mu karere ka Kayonza. Yego. Turuka hano mu karere ka Kayonza. Arisi urasa neza. Ntago ari cyane. Kandi bigaragara. Biragaragara cyane, urasa neza, uteye neza. Biragaragara ko utaba mu iki cyaro. Byinshi ngo uyu mukobwa usa gutya, ese akora iki, avuka he, araje atwibwira wowe wikora amaso kuri ekara yawe cyangwa se kuri telefone yawe dukurikiye kuri YouTube channel yacu Cyogajuru TV show. Reka tuguhereze ikaze. Urasa neza bwa mbere na mbere. Ntekereza ko ari ubwa mbere mbonye umukobwa usa neza mu cyaro. Ya, itangira rero wibwira abakunzi b'Icyogajuru TV ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Nitwa Muhawenimana Lisa. Namuka mu karere ka Kayonza. Karere ka Kayonza. None se uburyo ndi kubona usa, uburyo mbona uteyemo, ndabona iyi nzobe gose kuba iba hano mu cyaro bidakwiranye. Ni hano hantu uba, ni ho wavukiye, ni ho wakuriye, ubuzima bwawe bwa buri munsi ubanga? Niho navukiye, ariko naje kujya hanze. Waje kujya hanze. Twe twavuye i Kigali rero, baduhamagaye, batubwiye ko hari umuntu ukeneye gutanga ubuhamya, ukafite ubuhamya bushobora kugira ikintu buhindura ku rubyiruko, baduhuza nawe, sibyo? Baduhuza nawe, turaza tuza kukureba, ariko mu by'ukuri uburyo ugaragara kuko birasa nk'umuntu, urasa n'umuntu wabaga hanze, sibyo? Ya, twagusuye rero, twishimiye ko mwaduhaye ikaze, kandi ikindi twishimiye ko twakubonye. Burya hari umuntu ushobora kujya kureba ugasanga akwiciye gahunda, sibyo? Twishimiye kukubona, abanyarwanda biteze icyo kintu ushaka kubabwira, urwo rubyiruko ikintu ushaka kubabwira. Twebwe rero channel yacu ni ukuvuga ngo icaye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko intego yacu ni imwe, no guhindura isi muri rusange, haba mu biganiro ndetse no mu mafilime dukora. Niyo mpamvu rero twashimishijwe cyangwa se twanejejwe no kuza kugira ute kukureba kugira ngo ubwo buhamya ufite ububwira abanyarwanda bamwe na bamwe. Burya ubuhamya bufite ikintu kinini cyane buhindura ku bantu, sibyo? Rero tuguhaye ikaze, muhawe nayo wiyumviye hano nk'ikaze ku Cyogajuru TV, ndetse n'abantu baraza kugukunda cyane birushijeho. Tugiye kuganira rero, tugiye kuganira buho ku mutima, uburyo babimbwe wongeye numvisha ari ibintu bigoye ndetse wanyuze muri byinshi, sibyo? Ariko ndifuza ko noneho ahangaha ubohoka ukabwira abantu, sibyo? Ibintu byakubayeho nubwo biteye agahinda, ariko uba ugomba kubivuga kugira ngo wumve ko umutima wawe ubohotse. Biragaragara uritonda. Cyangwa n'amaso yanjye areba nabi. Uritonda. Noneho sasa rero mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze ubwire abantu Muhoza ni muntu ki, akunda iki, yanga iki. Wa wigira isoni, ibi ni bisanzwe. Bwira abantu bakureba bagukurikiranye, Muhoza ni muntu ki? Umuntu nyine aho ngaho gusa meze neza. Umeze neza gutyo gusa se? Hari igihe umuntu aba afite ikintu kimubangamira akaba cyanga. Hari abakobwa b'ino minsi babangamirwa no guteretwa cyane, sibyo? Agasanga abangamirwa n'umusore ushobora kumuca inyuma,
agasanga abangamirwa no kuba yatotezwa n'umuryango, ugasanga abangamirwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubundi wowe ni iki wumva ukunda mu buzima bwawe, ni iki wanga? icyo nkunda ni umuntu utaca inyuma. Utaguca inyuma. Wigeze ukunda nawe cyane? Watangiye gukunda ufite nk'imyaka ingana? 15. 15. Ku myaka ya 15 wari ufite umusore wakundaga? Bya nyabyo byose cyangwa byari bya bindi bya muri scolaire? Bya nyabyo ku buryo wumvaga umukunda 100%? Uwo muntu se mwakundanaga ku iyo myaka ya 15, ubu ngubu muracyakundana? Wapi, mwarashwanye? Okay, bibaho. ko naje kugenda nyine ndamusiga nyine ndigendera. Urigenda akazi mbakurangiye akazi. None ndagira ngo twinjire mu kiganiro neza cyane, sibyo? Turase ku ntego kuko ndabona n'amasaha yenda gukura, sibyo? Ariko umwanya urawufite wo kudusobanurira ibintu byose byakubayeho. Twe ku byo twabyumvishe, banciriye mu ncamake bambwira ngo Uwase yagize ikibazo cyo kuva mu cyaro, arangiwe akazi i Kigali. Ageze i Kigali ngasanga ibyo yari agiye gukora sibyo yagombaga gukora, sibyo? Bamujyana mu zindi ngeso, biza no kurangira ngo agiye hanze muri Amerika bariho bamujyanye. Wambwiye nuko yambwiraga kuri ubwo buhamya bwawe, numva ari ubuhamya bushobora gufasha abantu muri rusange. Ndagira ngo utangire ubabwira noneho byatangiye bite kugira ngo uve mu cyaro ahangahe Kayonza ujye i Kigali, nuve i Kigali ugere muri Amerika. Ubundi byari bimeze bite? Ndagira ngo ubuhoke ubwire abantu neza nyine, nta kibazo rwose. ukuntu bimeze. Umuntu yarampamagaye nambaye nzo ndangira akazi i Kigali. Kigali ndahagera, maze kuhagera tuharara umunsi umwe. Undi munsi nyine bucya arambwira nze tugenda nyereka akazi. Arambwira nambare neza tugende. Tugenda nyine tugeze muri gare turakatisha. Agase tugiye he? Ngo humura ihangane ngo ndahakwereka. Yego. Yego, turicara nyine turagenda. Tutaragera kure, yagukuye mu cyaro nyuma y'uko usoje amashuri yawe yisumbuye, kuko batubwiye ko wanasoje amashuri yisumbuye. Nari maze kuyasoza nyine kanze Kigali kuko nabonaga nta kintu nyine ndi gukora mu rugo. Ubushomeri ubona ari bwinshi. Bwari danje. Abaraguhamagaye ati nkuboneye akazi hano i Kigali, nawe urazamuka. Ndazamuka ndaza nyine. I Kigali se byibuze wari ufite famiye warayemo? Nayo nari mfite. None ukigera i Kigali ndagira ngo buri kantu ugenda uduha detail, sibyo? Kugira ngo bibashe kugira abantu bifasha, sibyo? Ukigera i Kigali waraye he? Wakiriwe nande? Wariye uti? Ukigera i Kigali nyine naraye kuri uwo muntu wamamagaye. Yari umusore cyangwa yari umumama? Yari umusore ariko nararanye n'umusore. Niwe mwararanye? Uwo musore niwe mwararanye? Muri ghetto ye cyangwa ngo yaragiye kugwa akazi? Muri ghetto yiwe, nambwira ko mu gitondo ari ugende mu gitondo nyereka ahantu ugomba kujya gukora. Ngomba kujya gukora. None se we kuki wemeye kurarana nawe muri ghetto ye? Mwari mufitanye yindi relationship cyangwa yari sheri wawe? Ntabwo yari sheri wanjye, uko umuntu wese ubona ari kuvuga ngo iki Kigali ari ubwa mbere nari mageze, nari kubibyirwa n'iki. Yari uwo muri famille yawe se byibuze? Wapi. Mwari muziranye mute? Mwari mwariganye? Ni umuntu wamuhaye nomero yanjye arampamagara. Bwamamagaye nyine ndaza navuga ati reka nzi ko ubushomeri nari nifite nyine. Anyohereza ati ndaza ngera i Kigali, mubwira aho ngeze araza arantora. Turagenda nyine, ubwo hari mu mugoroba. Amakaribu ndicara. Ubwo bwiza arambwira ati turyame burije, ntabwo twagenda muri iri joro. Ndabyemera nyine turaryama. Mwaraye ku gitanda kimwe cyangwa wakweretse ikindi cyumba ugomba kuraramo? Twaraye kuri kimwe. Mwaraye ku gitanda kimwe? Ko yaribanaga. Yaribanaga, yabaga mu nzu ingana ite? Icyumba na saro. Icyumba na saro. None se wowe akimara kumva ariko ukubwira ngo mujye kuryama mu cyumba kimwe, ntago wigeze umuhakanira cyangwa umubaze byinshi kuri ibyo ngibyo? Nabanje kumuhakanira nyine arambwira ati nta kibazo, nta kintu kiri bube, nta na kimwe. Turabyuka mu gitondo twabwe tugende nta kibazo. Ntago bwarinze bucya se basi atanahindukiye ngo agukoreho? Kwese urumva byashoboka? Ntago byashoboka. Muri make yaraguhohoteye cyangwa yaje kukwenteresa cyane birangira nawe ubyemeye? Yaramuhohoteye. Yaraguhohoteye ariko ubona
nta kindi kintu cyo gukora ufite uravuga ati reka mbyemere basi. ntacyo nari gukora, bwari bwije, twari turi mu nzu, gusa nari kuvuza induru mvuga ngo iki, ni ubwa mbere nari ngeze i Kigali, urumva rero byari amayobera. Byari amayobera. Basi mwaba yabashije kwikingira ku buryo wenda nta zindi ndwara bari gukuramo cyangwa yabikoze gutyo gusa bisanzwe? Yarikingiye. Acya pole sana kweli. Bwarakeye ngakujyana muri gare agiye kukwereka akazi, byaje kukomeza tubwire rwose ubaho ku mutima utubwire. Twari kugenda dutega bisi, nyine tumanateza bisi kuko nyine nari nzi ko zose ari imodoka, ntabwo ntari mbisobanukirwa ntabwo zose ari imodoka. Turagenda burira buracya, umva ibintu utamenya mbega. Ndavuga ati suba imodoka turayemo tukaba twiriwemo, ubu ngubu turabigenza gute koko ko ntazi n'agace ngezemo. Ati ubu ndabigenza nyine ndicara ndatuza, ubwo tugera aho ngaho bukeye tugerayo. Ni ukuvuga ngo hari ibintu uri kuvuga njye ntari kumva neza, sibyo? Bwarakeye mubyutse wageze i Kigali ku mugoroba, sibyo? Bukeye mu gitondo mujya gutega bisi. Duteze bisi, gusa cyari ikibisi kinini, ntabwo njye nari nyizi, nabonaga zose ari imodoka. Ari imodoka, arakujyana nyine arakatisha tujyamo, arambwira ati tujyemo tugende, ngiye kukwereka ahantu akazi kari. Ahantu akazi kari. Tugiye mbona twinjira ahantu nyine n'ahantu mu mabare utamenya. Ndavuga ati subaka niko kazi nzanyemo. Ati ni aka ngaka. Kuko ubwo nari namaze kugenda nta kundi nari kubigenza. Wasanze ari akazi ko gukora iki? Wasanze ari akazi nyine ko mu kabari. Ko mu kabari narakanze nyine bamako kujya nsasa. Usasa mu marogi. Nyine nuko ndakora. Basi mu rugo wari uri kubasha kuvugana nabo mu rugo iwanyu? Ntabwo nabavugishaga, baranyambuye telefone. Aho ngaho wari uri? Yala. Pole sana, pole cyane. Pole sibyo? Bakwambuye telefone uba aho ngaho ukora? Aho ngaho gusa nyine nkora gusa, bakajya bandangira abagabo, baramuhotera. Bigenda bite? Nyine bakajya bandangira abagabo bakamuhotera. Baba we. Yala. No bintu biragoye kuko njye nyine mba numva nkumva birenze ubwonko bwanjye kubona umwana nkawe ibintu nk'ibyo bikubaho. Nyine ni ikibazo gikomeye cyane, sibyo? Aho ngaho tubwiye ngo wahageze bakajya bakurangira abagabo bakaza bakakujyana buri munsi. Wa muntu se wari wakujyanye basi mwabashaga kuvugana cyangwa wahise umubura burundu? Nawe naramubuze, ntabwo nongeye kumubona. Ntabwo wongeye kumubona? Byabaye ikibazo. Nyine ubwo ndaguma ndakora. Na bwa buzima bwose bufatanya, ubwo abagabo baza kukureba. Ndakora nyine paka mbonye amafaranga, niga umuntu arantegera muri gare nyine ngaruka iwacu. Biragoye. None se ko batubwiye bati warabanje urakora aho ngaho bwa mbere, ariko biza no kurangira ngo wisanze muri Amerika. Ibyo nibyo koko wagiye muri Amerika? Yego nibyo. None bivuze ko uwo muntu wagutegeye se we warutubwiye yakugejeje aho yagombaga kukugeza, nawe arakuyobya basi ahita kurangira abandi bakujyana muri Amerika? Niko byagenze? Yala. Urangije wisanga muri Amerika. Nusi muri Amerika byumvikane neza ko nimba yarakuyobeje akakurangira abo ngabo, ntago bagutwaye muri kontineri uko bisa kose. Ahubwo wasanga barakubwiye ko noneho bagiye kukubonera akazi karenze. Bambwiye nyine ko ari akazi keza, nyine ngo nindeka ko ngako si akazi. Ubwo nyine abambanya ngo banjyanye muri Amerika. Ubwo ngezeyo nyine ndakora. Ubwo utaje mbona amafaranga nza kugaruka mu Rwanda. Wakoraga iki noneho iyo hakurya? Wakoraga iki? Nta kahe kazi wakoraga? Nakoraga baje kunjyana mu kabari. Naho hari mu kabari? Ariko ntabwo ari mu marogi. Ntabwo ari mu marogi.
bigezeho wasanze itandukaniro ry'aho wari uri n'aho ngaho wari ugiye gukora hari itandukaniro rirerire rihari, cyangwa naho ibyo ngibyo byakubagaho? Mbega ndashaka kurasa ku ntego y'ikintu cyatumye utubwira ko ufite ubuhamya ushaka guhereza abo mungana, abo muri mu kigero kimwe, kwanza ibintu byakubayeho, sibyo? Ndashaka kubivuga noneho ubohotse neza. Byaje kugenda bite ukimara kwisanga iyo hakurya? nyine naragiye ndakora aho ngaho nyine nkajya ngenda menyana n'abantu gake gake, njya nibaza se man nzagaruka nzasubira iwacu mu Rwanda gute. Noneho bya bintu se, ya mico yo kuba bakubangamira, bagufata ku ngufu, bagukoresha ibintu bidakwiye cyangwa se udashaka, ho wasanze nta bihari cyangwa nabyo byakubagaho ariko ukavumiriye? Naho byari bihari kuko nyine naramaze kubimenyera. Wari waramaze kubimenyera. Famiye yawe se ntago basi wageragezaga gushaka uburyo ki mwavugana nayo uyibwira ubuzima urimo? Nari kwishaka gute telefone yari yaramaze gusigara. Telefone yari yarasigaye? Bo bagiye kubona babona ndaje, batazi nimba nyiriho cyangwa inatakiriho. Wari uhamaze imyaka ingahe? Namaze imyaka myinshi. Nk'imyaka nka 15 gutyo. Nka 15. None se mushuti wanjye, warajyanywe ukajya uhohoterwa n'iki byose, urumva bari kandi n'ubu ngubu biriho ko hari abana babwira bati akazi karabonetse aha ngaha, bagahita bagenda birukanka, sibyo? Bagahita bagenda birukanka batabashije gutohoza amakuru neza, sibyo? Ndagira ngo rero nyuma y'ibyakubayeho ntabwo byagushimishije biragaragara. Ese ukigera mu Rwanda famiye yawe yakwakiriye ite? Famiye yawe wayibwiye ibyakubayeho cyangwa n'amagingo anga ntabwo urabibabwira? Baranyakiriye nyine bambaza aho narindi ndababwira. Ubwo bubashije kunganiriza nyine naramuganirizaga. Nkamubwira ibyanjye, ariko iyo utabimbazaga naracecekaga, cyabaga ari ikibazo. Basi hari umuntu ushobora kuba warabohokeye umuganiriza ibyawe 100%? Ninde? Ni mama wawe? Ni papa wawe? Ufite ababyeyi bombi? Yego, ni mama nabibwiye. Papa wawe n'ubu ntabwo urabimubwira? Mama wawe se yabyakiriye ate muri make? Nyine urumva yarababaye nk'umubyeyi, ntabwo wakumva umwana baramukora ibintu nk'ibyo ngibyo ngo ureke kubabara. Hari n'abavuga ngo bajya ngo bari abo bajyana iyo mu ibyo bihugu bya kure, ngo ukajya usanga ngo bamwe bakoreshwa imibonano mpuzabitsina n'inyamaswa. Ibyo bintu niko bimeze? Niko bimeze. Wenda inyamaswa zabo, izo mbwa zabo zikajya zirirwa zibishimishirizaho? N'imbwa nyine ziba zihari n'abantu gutyo, iyo akuvuye nyine aguhereza imbwa. Basi ukigera mu Rwanda nyuma y'uko uvuye iyo hakurya, nta buvuzi bw'ibanze wahawe? Umuntu wari uvuye muri situation nk'iyo ngiyo, nta bantu wabonye bakuganiriza kugira ngo basi ubashe gutuza wumve ushyize ubwenge ku gihe? Nyine naraje mbanza kuba mu nzu mfite izani zo kureba abantu. Mama akajya ngo ese kuki udasohoka, ni ukubera iki? Ntabwo nzasohoka, ndacyaruhuka. Nyine nza gusohoka, mama yagenda anganiriza, nanjye ngenda amubwira nyine ku bintu byambaye, harababara nyine. Urumva byanga bikunda yabibwiye na papa, ni uko papa atarabimbaza. Ntabwo arabikubaza? Biragoye cyane. Noneho rero sasa, sibyo? Ndagira ngo ugire inama 3 cyangwa 4 wahereza abana b'urubyiruko muri mu kigero kimwe cyangwa se uruta, sibyo? Bihutira wenda kuba bajya muri iyo situation, biyumva ngo umuntu araguhamagaye ngo akuboneye akazanga, ugahita ushituka ukagenda wihuta. Niyo nama wabagira ukurikije ibyakubayeho? Inama nabagira nuko bajya babanza bagashishoja, bakabanza bakamenya n'umuntu bajyanye uwo ari we. Kuko abenshi barabashuka bakajyana mu mico mibi. Ukugera babanza bakabaza, bakavuga ati ese koko akazi karahari cyane nagahe, nabwo bitewe n'umuntu ugiye kumujyana uko ameze, amuzi neza nimba ari waba ari muri famiye. Niyo nama nabasha kubagira, kuko barabajyana bakabata mu mishuko mibi. Ntago begeze bakubwira kuba wanywa ibintu bijyanye n'itabi?
barabimbwiye bakajya babima n'amayoga nyine byose bakamanyamo wamara ati nutabikora turakwica ubwo rero nza kubikora nyine nkavuga ati kugira ngo pereka mbikore nuko aya biragoye cyane ngo mwino minsi biraneze ko umukobwa bamubwira ati cyangwa se umusore ati ihangane sibyo ihangane bamubwira bati wenda akazi karabonetse ahangaha agahita agenda yihuta sibyo ariko nyine nta kundi sibyo ni ukwihangana ndetse no kuba bajya baganiriza ababyeyi babo ntekereza ko ujya kugenda utari wagishize iwanyu inama ntabwo nari nabivuze nyine nta nubwo bari bazi aho nagiye batanze amatangazo basanga nyine naragiye ntibazi aho nagiye nyine bari barabuze agace nerereyemo bambonye gutyo nyine bashima Imana babonye ugarutse nanjye ndashima Imana ko nagarutse amahoro nta cyakubayeho turagushimiye cyane kubw'ubuhamya duhaye Imana ikomeze sibyo kandi nyine tuninginga abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo bajye bamenya ko baba bari kwangiza ahazaza h'urubyiruko ndetse bajye bamenya ko bataba bari kubahiriza inshingano zabo nk'abanyarwanda sibyo buriya umuntu iyo afashe umwana w'umuturanyi akamujyana mu bintu nk'ibyo ngibyo biba bisa nk'aho atarereye igihugu neza sibyo icyo twasaba rero ni uko abantu bagira ubumuntu sibyo bagira umuntu ntekereza ko ubu ngubu uramutse ubonye umuntu wakujyanye muri ibyo bintu ushobora kugira wamutanga inama rero nabagira abakobwa bajya babanza baganiriza ababyeyi babo babemerere kugenda bamenye n'aho bagiye murakoze cyane natwe turagushimiye cyane harya tubwiye ko witwa Uwase turagushimiye cyane kandi ukomeze ukomere tuzatugerageza kugenda tuza kukureba sibyo waramaze kubohoka umutima wawe neza biragaragara ko mu mvugo yawe uracyafite agahinda kenshi nawe ubwawe ntabwo uriyakira neza nyuma y'ibyakubayeho sibyo ariko tuzagerageza kukuba hafi kandi cyane sibyo turabashimiye cyane rero mwebwe mwarimo dukurikiranye hano ku Cyogajuru TV murumva ko ibintu bitoroshye bakobwa basore rubyiruko mwikihutira kumvira abantu cyane babajyana mu bintu by'ibishuko nk'ibyo ngibyo jya ubanza ushishoze urebe neza umuntu ugiye kuguhesha akazi ese uwo muntu ni akazi kanyako cyangwa njyanye mu bindi nimba ubona atangiye kudeviya ajya mu bindi basi uzajye wifashisha imbuga nkoranyambaga cyangwa se izindi tumanaho wiyambaza ubuyobozi sibyo turagushimiye cyane Imana ikurinde cyane ndagusaba rero gukora subscribe ku Cyogajuru TV show kugira ngo turusheho kubana neza cyane tuzatugenda tugaruka twumva n'ibindi bitandukanye ndabakunda cyane